ariko uwo nguwo nkaba numva ari gake gake nk'uwayiganaga ndumva ari nk'uwanyiganaga nuko byanyuze mu byuma by'abazungu uzakubera w'amata n'ubuki hazazimo impano nyinshi cyane kubera ko kantu ngiye kuguhereza mwakoze cyane Imana ibaha umugisha ikomeze ndakwizeye ntabwo bivugisha umunwa gusa ntabwo mbeshya gogo arishimye koko gogo urishimye cyane gogo uyu muntu yasubiyemo indirimbo yawe ni umuntu wo hanze wakunze indirimbo yawe aravuga ati ariko uyu muntu ni uwaheye ati ni uwahe aba mu Rwanda agasubiramo akoresha akantu k'amasegonda 15 ariko kararyoshye ubu wageze ku ruhando mpuzamahanga byoroshye umeze ute ndumva ameze neza ni byiza cyane ubu abazungu bari kukureba ngaho ndumva nakomeje kugenda mbo agaciro Imana irimo kugenda inzamura amina turaza gusoza udusengera ni hahani ni mu gusenga reka nongere ngusuze cyane mwifuriza ibihe byiza kugubwa neza wowe ukunda Iris TV ndizera kumeze neza cyane nageze iburasirazuba ni nyuma y'iminsi mikeya icyanzanye nta kindi nuko umunsi wo ku cyumweru nibwo twabonye video y'uwo bita Glorious yakoreshejwe nabo bita The Kiffness ngira ngo mwarabibonye aho bakoze beat cyangwa se instrumental bagerageza kugaragaza ko ibyo ari byo byose u Rwanda rushobora gukora umuziki mwiza rugasagurira n'amahanga ahangaha rero icyaje kuba indirimbo yakorewe beat ngira ngo muraza no kubibona indirimbo ikorerwa beat abenshi abanyarwanda mwamaze kubibona indirimbo igera hibana ku buryo abantu bose barayimenya ndetse benshi batangira no kwibaza bati ese gogo abivuga hiki natwe rero twari tutaramenya icyabitekerezaho ariko by'umwihariko twafashe urugendo ruva mu mujyi wa Kigali nka Iris Team Iris TV bisanzwe murabizi ko tugomba kubashakira ibintu byiza umunsi ku munsi twahageze ubu turi iburasira bwaryo tujye kubanza turebe tuganira na gogo tumusure ariko nanamenye ko manager bimwe mu byo yagezeho muri achievement afite muri byinshi cyane yagerageje no kugira bimwe ngamuzanira kugira ngo amutangize umwaka neza bijyanye n'umuziki ibijyanye n'agakiza byose turaza kubiganira n'uyu munsi ni kuri Iris TV ariko by'umwihariko ndi kumwe na Ibuye TV1 ubwo murabizi neza ko ariyo manager we akoresha manager wa Glorious Gogo turaza rero kugenda tuganira byose turagira nakanya ko gusabana nawe tumubaza amakuru tumubaze muri quartier nitugira amahirwe tukabona benshi mubo baturanye baraza kutubwira batuganirize se bamufata gute se icyamamare cyabo amaze kuba umustar mu muziki wo guhimbaza Imana niba bongereza babona ko ari ngombwa ko tubaha igihangano kandi bakagisubiramo nuko abari impamvu nuko abaraho Imana ikuvanye harahi kujyanye reka rero ngushishikarize gukomeza gukurikira Iris TV ni Blaze ndagaruka mu kanya gatoya nganira na Gogo Glorious na Iris TV reka nongere nkwakire n'ubwa kabiri reka nkubwire ko rero twageze kwa Glorious numwe mu bakobwa bakora umuziki ndetse bawukora by'umwuga byatangiye kuba by'umwuga cyane ko bo bita The Kiffness ngira ngo hari witwa David Scott ngira ngo wabibonye ko production iryoshye ni ibintu byiza cyane ubwo ni imwe muri label n'ubundi Kiffness zikorera muri UK London ubwo ni mu Bwongereza batahazi rero hari ishimwe bageneye gogo tutaramenya irya ari ryo ariko twebwe ngira ngo ikiganiro cya mbere gogo yakoze n'ubundi yagikoze kuri Iris TV turamuzamura ibintu biraryoha cyane manager we rero yatwitabaje nk'abagiye kumufasha muri ibi byose nk'abagiye n'ubundi kwerekana ko gogo yagiriwe neza ndetse manager aranahamya neza ko bagiye gukora no umuziki ngo wimbatura mugabo ariko ubwo abakunzi ba gospel ngo bagiye kubona umuziki wa gogo noneho atari bya bindi byo ku ma YouTube yererwa akora ama interviews ngira ngo kuzamuka razamutse ngo bagiye kwerekeza inzira studio
mu by'ukuri turategereje nibwo muri kubona rero bakura ibintu mu modoka, ibintu bari kugenda babivana mu modoka babijyana kwa Gogo mu rugo, ngira ngo babanje ari kugura ibyibanze, ariko ubwo wenda turanaganira nabo, turagenda tuganira nabo ibintu byinshi, tugenda tumenya ibyo ari byo, ariko nanone ngira ngo ni ishema ku Rwanda, umuziki nyarwanda ni nako nabivuga, dukora umuziki mwiza dusagurira amahanga, abanyamahanga batwigireho. Ni Gogo Glorious ndetse na manager we, ndagaruka mu kanya mbaganiriza mbabaza uko bimeze. Ndagusuhuje nguhaye yambi kabisa, niba ukunda Iris TV ni by'agaciro, turagukunda cyane. Natwe ni umwaka mwiza, ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'abakunzi ba Iris. Uyu mwaka ndabasezeranya byinshi cyane, nanabashimira kuri highlights mugenda mukora zitandukanye, ubwo abakoresha TikTok murabizi short videos. Ndi kumwe n'uwitwa Augustin, ni manager w'ibihe byose, kugenda akora ibikorwa bitandukanye. Ndi kumwe na Gogo Glorious. Gogo Karame. karibu. Karibu namwe mwese. Meze neza? Ntaribi. Manager. Umeze utariko jya wegera micro. Meze neza. Reka nkwegera ari nge nako kankwegere nge nguha ubundi tuganire neza. Ngira ngo uyu ni umunsi udasanzwe wasuye umuhanzi wawe. Yes. Namusuye kandi abakunzi bamukunda ngira ngo babikurikiranye, babibonye ku mashusho ko ibintu byari bimeze neza. Ikiganiro ngira ngo uyu munsi ndashaka ko kiryoha kikajyamo amavuta menshi kuruta yararimo. Iyo uvuze amavuta biba bishatse kuvuga iki? Nk'umuntu utazi icyo amavuta asobanuye. Amavuta, ubundi amavuta iyo utekesheje ibiryo ugashyiramo amavuta meza akwiranye n'ibiryo utetse, ibiryo bigomba kuryoha. Uyu munsi rero ndagira ngo mbatangarize ko ikiganiro cy'umunsi kigomba kuba kimeze neza cyane. Ariko ngira ngo nubundi nababonye we na Gogo muri studio, ubwo muheruka gukora indirimbo ya Noheli, ubwo muraza kutunyurizaho. Nta kibazo. Gogo Karame. mu rugo nahageze. Mwakoze n'Imana yakoze kubarinda. Ngira ngo ubushize ikiganiro twakoze naravuze nti Gogo nzaza kugusura mu rugo neza, kuko wari wahakanye uti aho naje si mu rugo. Wabyakiriye ute ko nageze mu rugo? Nabyakiriye neza rwose, byanshimishije. Nanjye nabonye ko nasezeranye n'umuntu uvugisha ukuri koko. Iwanyu mu rugo mwakira abantu gute? Tubakira neza rwose, natwe tuba tunezerewe. Mu buryo bwawe? Mu buryo bwanjye. Manager niwe watumye nzi, ubundi urabizi ko nemaze iminsi dukoranye, ariko manager yambwiye ati mbabarira uzenge kujya gusura umuhanzi wanjye. Ndavuga nti reka tujyane nta kibazo. Imana yakoze nawe yo kumushyiramo ako gatekerezo rwose, akaba yanahabayoboye. Imana igakomeza ibabera na shoferi mbega mu rugendo, mukaba mwahageza amahoro. Imana ikomeze habwe cyubahiro. Ngaho twakira. Hari ukuntu mu rusengero rwacu twajyaga tuvuga ngo turabakire mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha hamwe natwe, amin. Naye ndabakiriye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Amina. Manager, ariko nanone babwire baje kuri Ibuye TV. Ngira ngo hari ibiganiro byinshi twagiye dutangirana. Ibuye TV bimeze gute? Mugeze kuki uyu munsi? Niki cyo kwishimira n'umwaka mushya? Ku Ibuye TV 1 rero twari tumaze iminsi tumeze nk'abari mu mbeho, ariko ndibwira muri ino minsi tugiye kujyamo ibintu bigiye gusobanuka. Ubundi byaterwaga nuko ibikoresho nabyo twari dufite, ariko Imana yagiye ikora ibitangaza, haboneka ibikoresho bishya byo kuba umuntu yifashe muri ino minsi. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro, ubuhamya, ivugabutumwa, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko buriya umuntu uzi nka Ibuye TV 1, ubundi mukora gospel gusa, mukora ibintu bijyanye n'ubutumwa bwiza gusa. Nanjye nkora ubutumwa bwiza, ariko watandukanya gute Iris TV n'Ibuye TV 1? Ubundi twebwe dukora ibintu bijyanye n'ubutumwa bwiza. Gise ntanga bubi. Ako manager. Weho. Gogo karambeshye koko? Ntago ari bubi, ari ibitekerezo bigenda bitandukanye, bikagenda bitkunganira mbega mu mibereho mu buzima. Ariko none abantu impano ntago ari zimwe. Ako garansubirije. Kwibaza nti tandukanya nka manager nyine wa Gogo Augustin, uratubwira Ibuye TV 1 ubundi mbere yanyu ni yihe? Ese ubundi igitekerezo cyaje gute? Kuko bira sinigeze mbikubaza ubushize, naganiriye na Gogo cyane kurenza uko nakuganirije. Ubundi Ibuye TV 1 nayishyizeho, ubundi Ibuye ni nk'ikintu cyifatizo. Ni nk'ikintu cyifatizo
hanyuma ibuye ni ukugira ngo iyo cana izaba ikomeye izaba imeze nk'ibuye tuzi ko ibuye ari cyo kintu gikomera. Hanyuma ndishyiraho kugira ngo abantu njye nshishaho ubutumwa bwiza, indirimbo, abantu bafite impano zo kuririmba, abantu bafite ubuhamya. Hari igihe umuntu atanga ubuhamya yamara kubutanga abantu benshi bakabikiriramo, hari igihe umuntu aba yari yihebye ariko yakumva ubuhamya bw'umuntu yatanze bigatuma kwiheba bigabanuka. Muri make nagira ngo igihembura imitima y'abantu bahari bababaye. Gogo Karame, urakibuka ikiganiro cya mbere wakoze ku Ibuye TV1? ikiganiro cya mbere wakoranye na manager wawe? ndagenda ngerageza kwibukamo dukeya kuko cyari kirekire n'amasaha wagereye kandi ubu ndareba nta gishoberamo cyose ngo nkirondore. Manager, nubuhe butumwa bwatumye cyangwa se bwaguhaye inspiration kugira ngo Ibuye TV1 itangire uvuga uti noneho nanjye nkuzicano kandi ndashaka kujya nyuza ubwo butumwa bwiza? Hari uravuze ngo hari nshobora gutanga témoignage cyangwa se ngatanga wenda sinzi ukuntu nabisobanura, ariko bikaba byakiza umuntu ku giti cye akaba yakumva ibyo navuze yarangiza akabikiriramo. Ni ubuhe buhamya bwatumye uvuga uti ngiye guhita nshinga cana? Najyaga nkunda gukurikirana za buringe nkabona abantu batangaho ubuhamya, ariko nanjye umwana nkajya nyiyumvamo umugani wa Gogo. Nijye mvuga ati zo mpano ati nanjye mba nziyumvamo. Nuko nkabona abantu batanga ubuhamya nanjye nkabikunda, nkavuga ni nanjye naba umunyamakuru mwiza, nanjye namenya kubaza. Ndavuga ni reka nshinga YouTube channel ije yumvwa n'abantu benshi, ubutumwa mwagure bugere kure cyane ko wenda mu bice by'iwacu abantu bafite YouTube channel ari bakeya. Ndavuga ni nahanga haba hari abantu bafite ubuhamya, haba hari abantu bazi kubwiriza, bashobora kubwiriza bagakiza imitima ya benshi. Mfata umwanzuro gutyo rero mbishyira mu bikorwa kandi Imana yaramfashije birimo kugenda bikunda. Ahubwo n'umuntu utarakanda kuri subscribe dushyigikire. Afyondeho mu kirimi cy'abaturanyi baravuga ngo fyondaho. Gogo Karame, none se oui, umuziki tugeze mu mwaka mushya, manager mukanya ari kubyivugishaho, nanjye numva ngize amakenga. Mugiye gusohora ngo indirimbo yo irahari rwose ntaribi. Sori buyiririmbe cyangwa barayikwiba? Bandeze bayinyiba. Ntabo sisi yawe wiyandikiye? Ntabo twafatanyije ubundi ijya no kunanzamo. Reka ni bande bayinyiba? Reka neza urakatunyurizaho cyangwa zagasohora? Keretse uwo mubi nyine uhora arekereje niwe ubu turwanya iteka mu by'Imana, mbega ntabayifuriza ko twagira ni kandi mubi ninde? Ni Satani. Ni Satani. Ariko agomba gutsindwa n'ubundi yaratsinzwe. Ibyakora byose abayihagararaho cyane. Arya nakubwiye ngo ntuzajya ugira akantu umuba guteye kwibagirwa indirimbo ujye uvuga gute? Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Niko akona akantu kanje nawe. Akarimbo so uyu munsi uratunyurizaho nakaye? Uyu munsi ariko nigeze no kumva twagusuye, hari umuvandimwe muri basaza bavuga ati ufite n'umuvugo ngo uryoshye. Umuvugo urahari. Unawe urufite? Ndawufite. Uyu munsi no gutarama. Munsi burakeye. Ntihagire uwusinzira. Ntihagire usinzira. Nuko mbe. Yego. Najya ngo wawuhimbiye nde? Nawuhimbiye nde? Uko nari nabitekereje rwose mbyigaho, ndavuga ntuwakanyuzaho. Ntibyashimisha n'umuyobozi utuyobora mu gihugu cy'u Rwanda n'abaturage ayoboye rwose, ibitekerezo birimo amagambo arimo ndumva yagira icyo bamarira no mu mitekerereze yabo, mu myumvire. Irangije icyo gitekerezo aramwe ngo yagahimbiye Perezida wa Repubulika. Nauti kora mu nganzo. Ntago yakakanyumvishije ariko koranye ngiye kukumviraho. Gogo natunyurizeho twumve. Sahize. Hari kibazo se? Baturage bagize igihugu cy'u Rwanda, banyakubaho abayobozi bakiyobora mufatanyije n'umukuru wacu ari we Perezida Paul Kagame, mbifurije gukomeza kubana n'Imana mu buzima bwanyu bwose.
ndabashuhuje mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo n'iry'umwuka wera ubuntu bw'Imana n'amahoro nibubane namwe bakundwa abanyakubahwa abaturage bayobozi beza nabera nabaho mu buzima bwanjye ndagira ngo mbabwire ko nta wundi muyobozi n'umwe nigeze mbona bahanye gusa simvuguruje imigambi iri muri we ahubwo mwifurije kugumya kubana n'Imana hamwe n'abo bafatanyije uwo murimo mu miyoborere yabo ya buri munsi nk'uko umunyarwanda yaciye umugani mu kinyarwanda ati nta bitugu bikura ngo bisumbe ijosi bakundwa abanyakubahwa baturage bayobozi beza Imana Data wa twese Imana Umwana n'Umwuka wera nigumye ibane namwe urasoje ndashoje utimana ibane namwe ese gogo Karame bajyaga bavuga ngo Imana ngo yirirwa handi igataha i Rwanda nibyo yirirwa handi igataha i Rwanda ubundi icyo nzi ni uko ibera hose cyarimo ibyo ni ibya kera bwoko bwose kabisoje manager umuvugo wumvise mwumvishe neza mwumvishe uryoshye ahubwo go gafite impano nyinshi tuvumbuye n'iyindi sinakubwiye ngo ufite zahabu igenda iri kugenda bigaragara ufite zahabu igenda wanga kubyemera wowe urabivuga icyumvise umuvugo ndawumvishe numva ibyo wambwiye ntago nabijya kure ntago nabijya kure kabisa ndabona afite impano nyinshi zitandukanye kandi nziza zubaka n'igihugu ndumva ari indirimbo zubaka igihugu zigafasha imitima ikomeretse abakristo urumva harimo n'utwa perezida wa repubulika ndetse n'abandi bayoborana n'abaturage muri rusange urumva ko ibintu bimeze neza gogo Karame ukunda igihugu ndagikunda uheruka mu muganda ryari ukavuga uti ngiye mu muganda ku bushake atari shangazi ukubyukije ati mwana wanjye byuka ujye mu muganda ntagiye kubeshya kubera imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye yewe ntago navuga ngo ni vuba ni kera rwose nkiri n'umunyeshuri nibwo wenda twajyagayo no ku mategeko tuvuga ngo n'abarimu batatubura wenda tukitabira gahunda yashyizweho mbega ku mashuri ubwo ngubwo akaba ari icyo ukora uvuga uti batazabimpanira nanjye mu Uganda ho wakoraga nk'iyo bavugaga wenda ngo muzane n'isuka muharure iruhande rw'amashuri nkaba nanjye nabegerageza gutyo nkayura utwo twatsi n'abagenzi banjye mbega baharuye aho ngaho n'ibyo ngibyo nawe ibindi ntabwo nabeshya ngo nkunda kuwitabira da bitewe n'ubushobozi buke bwanjye none se gogo mu bindi bikorwa byubaka igihugu ushize nakubajije ngo ubonye miliyoni 50 nka Glorious wakora iki urambwira uti nafasha abantu nateza imbere umuryango wanjye nibindi byinshi ariko mpita nibaza urumva uravuze uti nkunda igihugu ariko mu muganda merukayo kera none se mu buryo bw'iterambere ry'igihugu sibyo ni iki kintu uhora uvuga uti ntago nacikwa nk'ubu nkanjye urugero ngiye kuguha hari ikintu bita ka freedom mu mujyi wa Kigali tuba tugomba gukora siporo twese uwo munsi nta modoka ibiri bugende ni ugukora siporo hari aho zigenda ariko hari ahandi siporo iba igomba gukorwa ngomba kuba mari buri gihe kerekana ndwaye izo siporo mu buzima bwanjye rwose byarananiye no kwishura aho ngaho wasangaga mbega n'isaha zigeze nk'umwarimu avuga ati tujye muri siporo abandi bakagenda simbe najyayo wenda navuga ngo ntagaragara yuko nabyirengagije nkaba nabagenda inyuma gutyo nkahagarara nk'ahantu nkareba uko birukanka bakora utuntu gutyo nigeze kubigerageza rimwe maze nirukanse aho mpinduriye nikubita hasi aho ngaho mpamara umwanya bityo byatumye batumbaho n'uwundi mwarimu twakundaga gukundana cyane akurikirana amakuru yanjye amateka yanjye y'ubuzima bwanjye ku ishuri yari ameze nk'aho ari mama mbega uwo bitaga Niziye uwo nguwo naramukundaga nanjye yambaga hafi ubwo ibibazo byambagaho akaba ari nawe batumira abarimu banyigisha akaza kundeba mbega
ubwo ngubwo rero icyo gihe niwe batumyeho aza kundeba bihera aho ngaho nta n'umwarimu wongeye kunkoresha ibintu bijyanye na siporo zimeze gutyo nkazajya mbyirinda ubu siporo wenda nakora nzajya nkora uko imbaraga zanjye zingana gakeya mfata n'urugendo njya ku murimo w'Imana gutyo wenda nanayihimbaza ako ka siporo ni ngombwa siporo ubuzima hari impamvu hari impamvu bitewe n'imiterere y'ingingo z'umubiri w'umuntu n'ubuzima bayo nabonye siporo nigewe bitagendanye nanjye nasi uvuye hano ujya ku rusengero ariko ku rusengero uzi ukuntu barwita mu cyongereza oya ntabyo church ngaho iyo ugiye kuri church cyazi iyo ugiye ku rusengero rwawe ugenda n'ibirenge ndagenda izo ni siporo nziza cyane izo ndazikora urazikora pe ndazikora ujya ku rusengero inshuro zingahe mu cyumweru inshuro zingahe bitewe na gahunda ziba zabaye hariho igihe haba amasengesho cyangwa na repetition n'amateraniro mbega cyangwa habaye n'igiterane nka gatatu cyangwa kane mu cyumweru cyangwa se habaye n'inama runaka n'igiterane runaka ubwo ngubwo rero nanjye nkagenda manager niwe ngarutseho ndi kwibaza gogo aravuze ati urumva tuba tugomba nyine no gufatanya nabo bayobozi kuko natwe yadushyizemo mu muvugo bita nibaza nese uwabanza ahubwo nawe nkakubaza wowe uheruka mu muganda ryari anjye ntabwo njya ngusiba nibyo mu cyanyuma cy'ukwezi njya mu muganda ka siporo ukora kaye kandi ntumbeshye urumva ubuzima bwiza harimo na siporo ubuzima burimo Yesu iwe TV1 wambwiye ko mukora ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana ibintu nk'ibyo uheruka siporo ryari Dore ati simbabeshye nanjye simbabeshye ntago njya nkora siporo ubundi ngiye siporo nkora zo mu cyaro ni ka kazi nyine kaba gahari kugenda kuba wafata urugendo rw'iminota 20 ugenda n'amaguru kuba wajya wafata ijerekani ukajya kuri karo ukazana amazi zose si siporo izo buriya guterura harimo siporo hari inka ukayahirira ubwatsi zose si siporo ubwo ntago ari ngombwa twebwe ngo twiruke reka tuba twazikoze urumva wowe ndumva urimo neza niba ujya no mu muganda so twikomereza rero ubwo twikomereze na TV yawe rero iyo uri gutekereza neza wibona he mu myaka nk'itatu iri imbere ubu ntago vision bya bindi tugifata ngo imyaka 20 ngira ngo bushize twe dufite 2020 ariko aho ni ku gihugu ariko twayigezemo ubu ngo dufite ngira ngo 30 niyo mpamvu rawe nkubajije nago ngwajije umwaka nkubajije 3 urayibona hehe urashika kigeraye ubundi mu cyifuzo cyanjye numva ko nyine yatera imbere ikagira abantu benshi bayikunda tubifashijwemo n'Imana Imana ikayibakundisha bakayikunda bagakunda n'ibyo nkora bakunda n'ibyo nkora nanjye bakankunda bakanshyigikira nibwo nabasha gutera intambwe nkagira kure naho ubundi abantu badukurikiye nukuvuga ngo bataduteye inkunga atagukunze ngajya ushyira ikiganiro akirebe aguhe subscribe aguhe comment like ibintu byose ntago watera imbere ahubwo reka tubasabe ahubwo nakabaye ngenza abakunzi banjye nkavuga ngo twihiye ntego ubwo rero babimfashemo mu myaka 3 nanjye nzabe mvuga ngo nibura ndimo gucelebrate abasabi 100 tuzagira no kuri miliyoni ubushize nakubajije ku kijyanye na gogo reka ibuye TV1 tuwe tuyiparitse twiganire kuri Glorious nabaje ku kijyanye na gogo benshi ngira ngo no muri comments baravuze ngo mbega kapo nziza ngo bari bazi ko mukundana icyo kintu ni ubwo bwa mbere cyumvise abantu muri comment byari birimo ariko buri umuntu washyiragaho comment ntabwo yabaga yarebye ikiganiro ntabwo yabaga yakirebye buri umuntu yakirebye ntabwo yakandika comment uvuga ngo se ngo ni sheri wese ariko nta nahasebetse ngiye nuko mfite madame ariko nta nahasebetse sasenya gogo aracyari umukobwa kuko ndabeshya ntukiri umukobwa ndiwe ese gogo umuntu ura guserereza ngo ukundana na manager wawe mbega uwabivuga ntiyabora wenda ururimi n'inyama yigenga ariko nta wari wabimbwira nzabyitwara mute umunsi babivuze
ubwo se nabimuhanaguramo nanone byaramugiyemo nakubwira ntubwo ubyakira uko ubibona n'akazi kawe wakurikiza cyaheye wakwituriza nakwitura ugasenga ubundi nkasenga wajya kumusengera ukajya mu gogo niko wabigenza Imana niyo yagenda inyongerera imbaraga n'ubundi sinabyifashisha ku bwanjye ntabwo wabyakira gutwara umugabo w'abandi kata manager abagabo benshi hanze hano bafite ikibazo cy'uko ntago barimo bakora business bitewe nuko abagore baravuga bati ariko niba ari Augustin ari kumanaginga gogo Augustin ahora i Kigali ngende hano mu cyaro yihurira n'abakobwa urabyumva icyo nshatse kuvuga ugasanga barababwira bati yo business yireke iyo challenge ntago irakubaho ntago birakubaho wowe wapi ntago irambaho umugore wanjye aranyizera ko ndi umurokore ese singora n'ibiganiro byo kamana cyakora wenda ibiganiro ntago bisobanuye umuntu ariko umugore wanjye aranyizera pe ntago nakora iryo kosa ntago narimukorera iriye kosa utakora cyo kumuca inyuma oya urumva ibi ndi kuganira ariko urabizi ndi kuganira urabizi abenshi basenya ntago babigambirira ese ubwo munsi wahuye n'undi muhanzi ukora gospel utari Glorious arakishijwe cyane yaramaramaje gogo ndabeshya ntarebe rwose ntago wagwa mu mushya nibetsindwe amina kwa jina la Yesu manager biramutse bikubayeho umugore akakubwira ati ibi n'ubuzima buturi kuganira nge nawe na gogo twamusanze mu rugo turi kabisa mu rugo neza ku Gicumbi bikaba ngombwa ko umugore akubwira ati hagarika iyi business bitewe nuko sinshaka kumanaginga gogo nabo bahanzi bandu kugenda ubona biri gutuma ubu mustari cyane nk'ubu ngo bari abantu baguhamagara wiryamiye bati turashaka kukuvugisha turi live mu kiganiro mbwiza ukuri uzo wabigenza najya mu butayu nkajya kumusengera najya mu butayu nkajya mu mazi nkamusengera mpaka amenye yuko ibyo nkora ari ibintu bigomba gutunga umuryango kandi turimo guteganya ejo hazaza rwose kabisa nk'umuntu utabona ejo hazaza h'ibyo uri gukora wamubwira iki ikintu namubwira ni uko nawe ubundi muri uru rugendo ntabwo wabura abantu baguca intege kimwe n'uko utanabura n'abantu bakubwira ngo courage ariko abavuga ngo courage ndi kumwe nabo kuko ndumva nkomeje ntabwo ndimo gusubira inyuma ahubwo ndashaka gutera imbere nanjye nkatera indi ntambwe nkava ku ntambwe ebyiri nkagera kuri 3 nkava kuri 3 nkagera kuri 4 ubwo ibicantege n'ibishaka bize cyangwa birorere nta kizaguhagarika muri management yawe n'abahanzi ese umuhanzi aramutse aje akora secular music akora imiziki isanzwe n'urugero kadufate umuhanzi usanzwe bwiza umuhanzi nyine ukora indirimbo zisanzwe akakubwira ati nabonye ufite iyo mpano uzi gufata abahanzi bawe neza mbabarira umanaginge nabonye gogo ari kugenda azamuka ntasubira inyuma byo kwishimira wabigenza adakora indirimbo z'Imana ntago twagendana atari indirimbo z'Imana ntago twagendana reka namubwira ko bitakunda arega tugomba kwitandukanya Bibiliya ivuga ngo twitandukanye n'abanyamahanga ko tugomba kwitandukanya ubwo abantu badakijijwe n'abanyamahanga muri mu gihugu kimwe muri diaspora ariko Blaise nawe arumva nagira ngo turangize aka kantu reka nje kuri gogo wenda kugarukaho tugasoza gogo karame nagukoresheje ikiganiro uri kumwe n'umuntu bita Nzovu umwe mu bantu bakina comedy hano mu Rwanda ikiganiro cyiza cyane muranasenga ndetse benshi baramamagara barambwira bati wakoze amafuti guhuza umuntu ukijijwe n'udakijijwe gogo ndagira ngo ako kantu gashyireho umucyo ako kantu umuntu ukijijwe n'udakijijwe ubitandukanye ute ese hari ikibazo kuba wakorana n'umuntu udakijijwe mugakorana akazi ubwo hanyuma naje gutekereza mbibazaho n'abantu hakaba hariho n'abagenda bavuga bati ibintu wakoze ntabwo ari byo ati kandi uri umuntu usenga wamenye Imana ati ubundi uriya mwahuriye hehe mujya gukora biriya mpega ati byagaragaye nabi ati ubundi ntabwo byari bikwiye ubwo rero naje gusanga naribeshya aho ngaho nta byongera nese gogo karame
ko aha hantu ndagira ngo ugasobanure mu buryo bw'umwuka ubisobanure umurokore sibyo ntago agomba guhura nari nzi ko wowe niba uri umurokore ushobora guhura nanjye ntari umurokore ukaba wanyigisha cyangwa se wambwiriza nkahinduka wowe kuki wumva ko utahura n'umuntu udakijijwe aho kumuhindura ugahita umureka ukigendera uwo nguwo nawe kubw'Imana niyo yanshoboza mbega ikaba yamuntumaho nkamubwira ibitekerezo bijyanye n'ijambo ry'Imana nabona atabyumva atabyakira ubundi nkamwihwerera ariko nibura ntabwo wamubwira ijambo ry'Imana utamugezeho ntamugezeho turamutse tubonanye amaso ku maso nkamubwiriza mbega n'ijambo ry'Imana yabyanga kubyakira ubwo ngubwo urubanza ngewe naba ngwikuyeho ubundi nkamureka ukamureka none se gogo cyagiye uhura na Nzovu ntiwasenze kandi Imana ntiyakumvise aho ngaho ku bwanjye nabikoze nk'umwana w'umuntu ariko witeka n'ubundi ndibaza imbere ye nta rubanza ariko imbere y'abana b'abantu bigaragara nabi n'ubundi aha manager niwe ngarutseho manager umwe mu bantu bamazemo ikiye kitari gito ntabwo wafata umuhanzi ngo mu managing uhitemo gukoresha ukora indirimbo zimbaza Imana hari benshi bakora iyo muziki banafite n'amafaranga ariko bakora izidahimbaza Imana kandi bashaka kuba managing ariko ukabyanga ugafata uhimbaza Imana sibyo hari impamvu ubona hari ikihe kibazo cyo kuba umuntu ukijijwe n'udakijijwe bakorana projet runaka cyangwa se banaganira atari ibyo byo kuvuga ngo ni abanyamahanga ndagira ngo tujye no mu buzima busanzwe projet mwayikorana ariko ari niyo mutakorana nkiyihe nko gushaka nabyo ntago mwashakana nabyo ni projet yego iyindi urumva hariho abana benshi ndetse n'abakuru bafite impano zo kubwiriza hariho abafite impano zo kuririmba ni benshi ndumva rero nta mpamvu yo kugira ngo ujye ku managinga umuntu mudahuje imyemerere nta mpamvu yo kugira ngo ujye ku managinga kandi hari benshi wakabaye managinga kandi bakijijwe ubwo impamvu rero mbikubajije ni commentaire nasomye ngira ngo nejo hashize isa nkaho ivuga ko hariho nkaho umuntu ukijijwe atakabaye ahuza n'udakijijwe ibyo bintu ntago byazana amacakubiri hagati y'abantu n'abandi guhuza bwo nta kibazo guhuza nta kibazo abantu babishuti bakabana neza kandi ibintu bikagenda neza iyo bibaye byiza rero ukanamubwiriza agakizwa aba ari akarusho idini rivuze iki kuri manager Augustin idini se nuko ikintu rifasha nk'ubu nkanjye nakwitangaho urugero kuva mu bwana bwanjye sinzi inzoga sitwaganiriye sinzi inzoga ntago ujya unywa kandi mfite ubuzima kandi inzoga ni mbi pe mfite ubuzima bwiza cy'ubuzima babiterwa nuko mwazinyweye ngo haje ibintu byo kunywa resi gahunda ya leta iyo ngiyo biterwa nuko umuntu ayinywa ariko bibaye byiza wanayireka ese mana bibaye ngombwa ko umurokore ndabyemera wavutse ubwa kabiri ariko bibaye ngombwa ko uyu munsi muganga Emilie docteur ushinzwe wenda imigendere y'amaraso mu mubiri akubwira turanywa gake kugira amaraso arushaho kugenda neza ukeneye alcohol gake mu mubiri wabigenza ute iki kibazo kari nkazira reka ubwo nakemera nkanamba kuri Yesu kugira ngo wenda ukitaje ngo ubake itaje igire hejuru ikubita hasi ishwanyagurike wakwiyubakira kadastre wakemera ukubaka iyo ushoboye ubwo bivuze ngo biramutse ari uko dogiteri ambwiye nakemera nkapfira muri Kristo Yesu nkegera mu ijuru gogo karame ni ku munsi wo kwa gatandatu ku mugoroba ngira ngo nibwo nabonye video isohoka ijya hanze video yasubiwemo n'umuzungu ariko aririmbamo ka karirimbo kawe warayibonye kameze gateze ko ari ubwo ari nyinshi umaze kugira nyinshi nawe ntiwowe manager ngira ngo wenda we warayibonye reka duse n'abagakina kugira ngo abyumve
video yasubiyemo nabitwaye fitness bari located mu Bwongereza ngira ngo indirimbo wayumvise imeze ite? aha ndumva ari abagiye mbega basa nk'abansubira mu rurimi si aho ngaho singewe warurimo ni wowe bantu nabagiganaga nabamfataga amajwi ko numva nagacishagaho mbega mfite imbaraga nyinshi ariko uwo nguwo nkaba numva ari gake gake nk'uwo wayiganaga ndumva ari nk'uwanyiganaga nuko byanyuze mu byuma by'abazungu niko nyuma yuko manager se ntabwo yakubwiye manager ntabwo yabwiye gogo byagenze buryo gogo uyu muntu yasubiyemo indirimbo yawe ni umuntu wo hanze wakunze indirimbo yawe aravuga ati ariko uyu muntu nuwaheye ati nuwahe aba mu Rwanda agasubiramo akoresha akantu k'amasegonda 15 ariko kararyoshye ubogeze ku ruhando mpuzamahanga byoroshye umeze ute? Ndumva ameze neza ni byiza cyane ubu abazungu bari kukureba ngaho ndumva nakomeje kugenda mbo agaciro Imana irimo kugenda inzamura amina turaza gusoza udusengera ni hahandi ni mu gusenga biva mu gusenga nayo yaravuze ngo nimwivanga mu byanjye nanjye nzivanga mu byanyu amina manager ngira ngo navuga ko ari slogan ya gahunda ya leta yacu cyangwa se ubwo iyo bavuga bati mureke duhinge dusagurire n'amahanga sibyo twihaze mu mirire ariko dusagurire n'amahanga mu muziki goga koza umuziki ariko dusaguriye n'amahanga amahanga nayo arimo aragenda twigiraho wabyakire gute n'umuhanzi wawe wa mbere ufashe ngira ngo n'umwaka wa mbere bimeze gute wowe wabyakire gute kubona The Fitness wasubiyemo indirimbo ya gogo? Njyewe nkibibona narabyishimiye kandi narabikunze kuba abanyamahanga babasha kuba bamwigana kandi ibintu bikagenda neza ukabana abantu babikunze ari beshi nawe gogo bimuremamo icyizere nanjye nkumva ko ibintu ndimo gukora nanjye nka manager we nanjye ari ibintu bifite agaciro kuri njyewe ndetse nawe ndetse no ku banyarwanda muri rusange ndetse no hanze y'ibihugu nkuko nyine barimo kugenda bakoresha iyo muziki ye iyo bayisubiramo ni byiza cyane ni byo kwishimirwa kabisa ariko buri hari indi ndirimbo nk'iriya muzongera kugira tuzayigogo yize ukuri iyo ureba neza iyerekwa ryawe ufite umwuka wera ukuyobora ufite Yesu ukunda cyane iyi ndirimbo ko mbona igiye gukora ibindi bintu gogo n'ubundi jya kuza singe wabikoze sinarinzi ko nzabikora sinarinzi ko byashoboka ubwo rero n'amaso nyahanze Uwiteka azabimfashemo azakora n'ibindi gogo karame none se hari umuzungu muziranye ushize nakubashije ni gogo nitujya nko muri Amerika cyangwa tukajya mu Bwongereza cyangwa urabyibuka cyangwa mu Bufaransa ndakubaza nti uzabasha kwaka ibiryo mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza urambwira uti haryambwiye pomme de terre patate douce cyangwa pomme de terre sinza kantu wavuze so ibyo rero bise bituma nibaza uramutse utumiwe bakakubwira bati gogo Glorious ugiye mu Bwongereza ugiye kuririmbira indirimbo yiririmbira abantu wabasuhuza uti hano uradusuhuza uti ndabasuhuje mu izina rya Yesu wabigenza ute byaterwa n'igihe twahagereye mbega yego gakubitemo noneho uhageze nk'iki gihe n'ubundi ubu ni saa 9 z'amanywa ubwo navuga mu Cyongereza ni good afternoon gogo kabisa niko akose wakamenyeye mu ishuri nako ni mu ishuri tuntu twose ni mu ishuri manager urateganya iki n'umwaka navuga ko umeze fresh n'umwaka ukiri mu bisi ariko iyo mbonye ibintu nka biriya bituma ntekereza cyane ese ejo hazaza hapanze gute ubwo cyane cyane mu miziki
cyangwa ugiye kutubera nka baba manager ari ama manager bigeze gufata umukobwa w'umuhanzikazi ejo bundi 2024 itangira haratubwira tubundaje aza mu biganiro sha byahereye aho byahereye kuri iyo ndirimbo imwe naherutse wenda ngari mu kindi gihugu ngo sinzi ibyo yararimo ariko twaramubuze na n'ubu wowe bipanze gute kugira abanyarwanda bumve ko we na Gogo hari ibyo muri gutegura abanyarwanda turimo turabitegura kandi bizashyirwa mu bikorwa rero ku rugendo twatangiye ntabwo tugomba gucika intege kandi ibintu byacu ni byiza ikintu cya mbere turabisengera tukabikora tubifiteho amakuru ubwo rero nta kuntu baba basengeye ikintu ngo kigende nabi twizeye ko bizagenda neza twizeye ko ibintu bizagenda neza imiziki yacu ikagera kure igakundwa na benshi uyu mwaka ndumva ari umwaka wo gukora kabisa umwaka wa 2025 wari intangiriro ariko nako 2024 ariko 2025 numva dushaka gukoramo ikintu gikomeye tugiye gukora ikintu gikomeye kabisa ahubwo abantu batwitege babitege iyo uvuze gutyo ubushatse guhabya aba bahanzi ba Dorcas na Vestine ushatse kubwira abatonzi ni bakuru cyane bari ngahongayire batari gukora abo bose ubwo ntushatse kubatera ubwoba ntabwo nshatse kubatera ubwoba araga biterwa n'umugambi Imana igufiteho kandi none biterwa no kuba wasenze muri twebwe ibintu byose tubyizerera mu Mana mufite n'amakuru yibanze ubu urabona ikirere kikwereka iki ndabona imvura izagwa wakimeze neza imvura izagwa kandi itarimo inkuba niko Gogo karame iyo ureba neza uyu mwaka usibye ko kakarimbo gashyashya wari ugiye kudushyiraho utagashyize ariko urakadushyiraho mu kanya ubona uyu mwaka umeze gute iyo urebye manager aravuze ngo mufite amakuru uyu mwaka mbona umeze neza rwose twarawutangiye nta kibazo nta mpamvu rero yo kugomeza ushidikanya ugomba gutekereza n'iminsi uherereje inyuma ibihe uherereje inyuma ukavuga uti icyatumye mbirenga biriya n'ibindi nzabigeraho wabikoza azongera akore n'ibindi kakaririmbo se rego ushobora kungendana ndakuzi mu kanya aho numwibye ukambwira ngo ndigendeye rego baba mustari ngaho baba mustari Imana igomba kugufasha indirimbo nyinshi ubundi abanyarwanda ukabaha ibintu byabo rwose wabemereye kakaririmbo kitwa gute karirimbo kakandi gashyashya ni umurwa mwiza umwe w'Ibetelehemu niho uvukiye umwana w'uruhinja uwo mwana ni nawe wabaye incungu kubera ibyaha by'abantu umurwa mwiza umwe w'Ibetelehemu niho uvukiye umwana w'uruhinja uwo mwana ni nawe wabaye incungu kubera ibyaha by'abantu erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha umvano wamubyaye nawe ni mwiza nabaho nta wundi mubyeyi nabonye utanga incungu gutyo umvano wamubyaye nawe ni mwiza nabaho nta wundi mubyeyi nabonye utanga incungu gutyo erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha erega uwo mwana nawe
kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha. Emerere guhera ubungubu aguturemo n'abari mu ijuru nabo baramusingije n'uwo kubahwa na bose. Emerere guhera ubungubu aguturemo n'abari mu ijuru nabo baramusingije n'uwo kubahwa na bose. Erega umwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha. Erega umwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha. Erega umwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha. Amina. Kandi koko yararunesheje na karimbo keza. Ubu uzasohora kandi keza karenza ka rwose ibyo ntibyabura. Nzi ko ijambo ry'Imana ubundi ntaho riba ribi. Yego habe manager. Shimira abantu bagufashije no mwaka ushize wa 2024 kugeza amaginga ya shimira buri wese ukunda gogo, buri wese ukunda ibihangano bye, ariko nanone wibuka no kubabwira nyine ko afite channel nshyashya. Yego. Ndashimira abantu bakurikiye TV1 bakabana natwe bakaduha subscribe, comment, like, ndetse n'abantu b'umuryango wa Yores TV nabo ndabashimira kuko nabo harimo abantu bagiye badushyigikira kandi twarabibonye muri commentaire. Tugashimira abantu bagiye badushyigikira cyane bakatwereka ko badukunda, bakatubwira courage, abandi bakaduhamagara bakatubwira ko ibintu turimo gukora ari byiza. Ndabashimiye cyane. Ngira ngo iki nicyo kiganiro nkoze bwa mbere kuva umwaka wa 2025 watangira. Ndagira ngo mbabwire ko umwaka wa 2025 tugomba kubagezaho ibyiza byinshi, bagume badufane rwose. Murakoze cyane gogo. Karame. Abakunzi bawe. Bakunzi banjye. Agukunda. Ndabashimira rwose yuko rwose ari abantu beza babona byanjye Imana inkoreramo mbega inshoboza bakabifana muri mbega bambereye abafana mbega ni muri make. Biranshimisha rero iyo ntambutse ku muntu ambwira ngo nsubiriramo ka karirimbo aho mbona ko naje mfite akantu mfite ishema mbega. Birasobanutse. Ntago basengera se rega barabamenyereje. Ukawera bagenderere. Abafashe rwose abasange nabo. Abakure no mu byo barimo. Abatari bamumenya mbega. Nyabahe kumumenya. Amen. Amen. Manager. Urakoze cyane. Reka nawe mwifuriza umwaka mwiza we na gogo muzagira umwaka wa fresh cyane ubwo ibikorwa byinshi cyane ariko uzajya uhora no kumusura. Genda shaka ko ibintu bitazajya biba ngaruka mwaka. Bijye biba ngaruka kweza ahubwo ngaruka cyumweru. Kuko ni igikorwa cyiza watekereje ariko nanone ubwo n'imiziki. Twamenye gogo kubera indirimbo. Ibintu byaba manager mutubeshya umuhanzi tukamubura nago tubikeneye. Tubari uduha indirimbo pe. Tuzazibaha nyinshi. Murakoze cyane. Tuzazibaha kabisa. Uyu munsi rero nkuko twari twazanye nahamagaye RS TV ndetse n'Ibe TV1 tugategura urugendo rwo kuza hano iwabo gusura umuryango muri rusange cyane ko twajyaga tuganirira Kigali ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ariko uyu munsi ngira ngo abakunzi bacu babonye yuko twaje tugafata urugendo rurerure tukaza kubasura nk'umuryango by'umwihariko. Aha ni mu rugo iwabo twicaye ariko gogo hari impano namuteguriye y'umwaka kudaseka. Ndasekera mu mutima nsetse nkakubita ibitwenge hari ubwo namuvangira uzakubera amata n'ubuki hazazimo impano nyinshi cyane kubera ko kantu ngiye kuguhereza. Mwakoze cyane Imana ibaha umugisha.
ikomeze birasa narakaguha kamanze nkaguha ikomeze ndakwizeye ntabwo bivugisha umunwa gusa ntabwo mbeshya Gogo arishimye koko Gogo karame urishimye cyane eh nase wajya mu mikro yanjye ikubita hasi manager ariko nawe araremereye ndomba harimo bye urumva hameze nkaho hari miki niba tibanga regera Imana Gogo karame uramutse usanze aho ngaho harimo inyandiko nziza hari utuntu abazungu boherezanya bita amakarite postale ugasanga nditso ti Gogo nkwifurije umwaka mwiza kandi nanagukunda ugasanga niko karimo wabigenza ute niko karimo nabwo ntaribi nabyakira gutyo nkumva rwose yaranyishimiye nta kibazo nabwo nkamumenyesha amakuru uko nasanze bimeze Gogo wishimye cyane manager urakoze kumuhesha umugisha ubwo ndizera ko twebwe tukiri kumwe ibiganiro byinshi uyu mwaka n'umwaka wo gukora n'umwaka w'umugisha Gogo imiziki myinshi ndayigusabye uhere kuri ya envelope ukora imiziki sibyo cyane Reka tubashimire rero yari Iris TV Blaze nari kumwe na Ibuye TV1 mukoreho subscribe naho mugende muduhesha umugisha ibintu bigende neza cyane reka tubifurize umunsi mwiza ndetse aho bwije mukomeze namwe mugire ijoro ryiza ariko aho waturebera hose ndabizi ko ubu dukunze reka Imana ibamugisha yego namwe tuwusangire